tubahaye ikaze mwe mudukunda mugakurikira ibiganiro tubagezaho ku Ikamba Blooms TV. Ni Sisi na Zahara uko bisanzwe tuhaye ikaze kwicano ubwo mwe mudukunda mugakurikira ibyo tubagezaho. Ni ikaze, ni karibu, mugubwe neza, mukomeze mutwereke urukundo mukora subscribe, mukore like, mukore share na comment kugira ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi. Uvuze kuri comment mpita nibuka umufana wambwiye ngo twavuze ku mvune z'abamama ariko ntabwo twigeze tuvuga ku mvune z'abapapa iyo bagiye kubyara. Ego ko mana yanjye ibibazo biragwira. Nibyo yarabivuze numva ko ari byo. Abapapa se baba bari kuri wireless baravunika nabo baba bari kuri wireless baba bafite ubwoba benda kurira. Oya yo ntabyo uzi wenda ashobora nko guhangayika ubwo ntabwo mwajyanye. Twarajyanye. Wabonaga ameze ati siko njyewe umuganga yageze aha akambwira ngo wababariye uriya mugabo kubera ububabare nari ndo namubwiye se siwe wanteye iriya nda. Nese umubabarire ukoreshe ngo ni mubabarire. Yari yahangayitse kugeza ubwo muganga yari umuganga w'umwana. Urumva kubera ububabare nari mfite namubwiraga ibyo nishakiye kuko hari igihe kigera ukumva nta n'ikintu agomba kukubwira. Ubwira se umuganga umugabo noneho urabona ko akundi kigucakira. Naramucakiye niba naramubabaje niba kuko ufite ingufu utazi ahantu ziva noneho uko kigufata nawe umukanda yanyirekuye gake gake aragenda bayicaye hariya yararize arahangayika ndabibona arahangayika. Muganga arangije ngo ariko ngo wakwihanganya ukababarira kandi sinari narembye pe. Nese ngicyo nibaza ari kumubabarira mu buhe buryo nyine ngo nimubabarire ngo nifate nk'abantu bakuru ibazinjije kubyara bwa mbere ibyo by'abantu bakuru simbizi ngo nimubabarire ngo nawe abe yoroherwemo se. Naramubwiye se muga ni wowe si we wanteye inda. Mbese hari igise yari ariho? Nta gise yari ariho ariko yarahangayitse. Baba bagifite mu mutwe arahangayitse we ngo banze kiba kiba. Uzi ko yinjiye bamubwiye ngo nabyaye ko nabyaye ari hanze. Yinjiye bamubwiye bati dore wabyaye akana k'agakobwa. Igitanda yaragezeho yahise agwa asa n'ugaramye. Hari isengesho ntabwo ako nibagiwe kumubaza ikintu yavugaga Larissa uziko nazi ibintu yavuze. Mana warakoze, Mana wagize neza. Ahita agarama nk'iminota nk'icumi ibyo yavugaga se. Urumva yari no kuruhuka wabona yari yaradasinziriye nawe. Yego yari ngewe se. Nase urumva niba muri kwa muganga waramuzongaga muri mwenyine mukiri mwenyine wigeze utuma humeka. Tukiri twenyine ntago naribwaga. Uretse ko nyine kwakundi nyine ubutsikama kagufashe gake ugatsikamaho gusa ibyo ngibyo izo ni imvune kandi wagiye kubyara yanaguritsa no. Gusa icyo nzi cyo nabonaga nawe ameze nk'umuntu wahangayitse yabuze amahoro. Abagabo kandi bose benshi niko baba bameze. Ariko umugabo ufite umutima amaze kubyara nibyo nkubwira kuko hari buri hagati yo gukira no gupfa. Byahise bigaragara ko yagize ibyishimo ahita aryama ku gitanda agaramye. Ibyo yavuze simbizi ndibuka ko yabyutse ashishura ikarita. Kera ntabwo twaguraga miti ya 5 abagukubise ya 5 se muri telefone mu niwe wayishyizemo nge se nayo ifite ururimi rwo kuvuga. Ese wamaze kubyara ni wari waruhutse? Ayasha nari nkirimo ndaribwa mbabarira urudodo rwa dodesha tuzanyuma shaka ukuntu nazumvaga polisa. Ubwo nyine ahita atangira kubwira abantu ko yabyaye. Mba nariwe mba nariwe akaba ari ubwo rero uwo mupapa yahise abinyibutsa mpita mbona ko n'abapapa baba bafite imvune n'ukurisha nabo nyine abapapa ariko kumubwira ngo iki kirakenewe sha mu minota wagira ngo bari gukoresha drone. Ako kanya gihita kihagera noneho iyo kimara kubyara nibwo uhita ubibona ko yaruhutse. Ataruhuka akumva aratuje akisetswa yareba umwana akisetswa ukuntu bareba abana babo bakisetswa areba niba basi inyuma y'amatwi se. birashoboka bareba ko umuntu atamutubure buriya ngo mama w'umwana niwe umenya umenya papa we. Nyine twari tukivuga ariko nta n'umugabo yoberwa umwana we ntibazakubeshye. Umugabo ari uwo batuburira se burundu. Nshuti yanjye yamuyoberwa na nyina umubyara akamuyoberwa se. Nyina nta muryango ujya uyoberwa umwana wabo ntibibaho se ntibazakubeshye. Ushobora wowe kugutuburira umugabo akagutubura umugore akagutuburira ariko uko bigenda kose ntabwo umwana ashaka kugeza imyaka 2
ibiri niyo myinshi ataramenya iwabo umuryango utaravuga ngo uyu mwana ni uwacu cyangwa se uwacu ariko hari n'abatabyitaho niba birebe ugasanga babamuhaye urukundo bahwabaye abana ashatse irivimbabarira nta muryango utita ku mwana atari njyewe rero hari abantu nzi umugabo nyine bakomezaga babimubwira bamubwira ukuntu abana atarabe ako yatekereza ati se ubu mfite amafaranga akenshi disi ibyo bintu biba no ku bantu bafite uburyo ugasanga nyine niwe bari kugerekaho abo bana ariko afite undi muntu umubyarira ati ko mfite amafaranga ubu abana nkaba narabahaye urukundo nkaba narabakunze narabitayeho narakoze nk'uwikorera njye gupimisha DNA ndetse n'inyipimisha biramariritse nisanga atari abanjye biramariritse nisanga ari abanjye it's okay nisanga atari abanjye biramfasha si binsenya kurusha ako se nanone gukomeza ibyo bintu abantu babimbwira umwe babiri batatu ko nabyo bituma ngenda numva ubundi buranga umwami ntiyica rubanda abantu bo hanze nibo bagushyiramo utuntu ugasanga rero ariko se nkavuga se wa mugani abigenza tubundi zahari nkayo wakora iki ari nkanjye se sisi byange bikunde se wabo bana ababizi ko ari papa wabo uzi kuba wicaye uzi ngo kwa runaka barandereye hariyo umwana wanjye akaba wa mugani ngo bageze ku kazi ngo abantu bageze ku kazi ngo baravuga ngo bongeye imishahara bitewe n'abana umuntu yabyaye harya ni story ariko niba ari true story ntago mbizi noneho ngo umugabo ngo ahita avuga ati ariruka aravuga ngo umva ngo abana abazanye we yabyaye hanze abazanye mu rugo abwiye madamu ati abo bana n'abanjye bongere kuba twari dufite bagiye kuduha za miliyoni umugore ati se waba bandi nawe yaje kubafata iryo tangazo se niwe wenyine waryo niwe wenyine waryumvishe ibaze rero ibyakurikiyeho nyuma n'ubimbaze iyo story ntabwo bajya bavuga ibikurikiye nahirangiriye ahubwo ntabwo biri butangirire he aho byatangiriye twahavuze ahubwo aho byarangiriye noneho sisi uzi kuba wicaye urera umwana uzi ko ari uwawe mana mugore ureresha umugabo umwana utari uwe n'ukuntu kurera bivuna mana kubera ukuntu kurera bivuna minervari iri hanze uwite mana sinzi impamvu ubikora sinzi impamvu umuntu aba abikora sinzi igituma utinyuka ukavuga ngo uyu mwana ni uwa runaka atari uwa runaka ariko muntu ubikora ubizi ntabwo nzi urubanza rwawe uko ruzamera uzadutinza ku rubanza abo bantu bazadutinza ku rubanza nibo bazatuma imperuka iba ndende tuzajye ku rwa sister nzaba ndeba ariko sisi niba hari ikintu kibabaza mu buzima ni ukurera umwana utari uwawe uwo mugabo kumurera sava kurera umwana ubizi ko ari uwawe atari uwawe birashoboka ko buriya kurera umwana utari uwawe ubizi se biraryoha uba wumva ari n'ishema kumurera ubizi ko atari uwawe noneho kumurera uzi ko ari uwawe nyuma ugasanga ni igikomere umuntu agira ku buryo n'umuntu wese ubyaye nyuma y'uwo muntu wakubeshye utizera ko umwana abyaye ari uwawe urumva wabyizera umwana wa mbere baragutuburiye uwa kabiri baragutuburiye ese uzizera ute kuwa gatatu n'uwa kane ariko nanone ni n'igikomere ku bana kuba warakuze uri mu muryango uzi ngo niho iwanyu iyo bigeze ku bana noneho ndaruca nka rumwe umwana ukura azi ngo papa wanjye ni runaka yamara kugeza imyaka agiye nko gukora ubukwe cyangwa yabonye akazi keza uzi ko ikiza abantu baza ugatangira kubona ngo ba nyogosenge bandi utari uzi uretse ko hari igihe umwana iyo ageze aho ngaho nta kintu bimutwaye ubundi buriya umwana akenera se bakiri bato umwana buriya ikintu nakubona umwana akenera se mu myaka mito kuzamuka iyo yageze muri segonderi akayirangiza papa we nta kintu aba amukeneye none se ariko uwo nguwo turi kuvuga wenda tuvuge n'uwagize wabashije kubona undi muntu yita nka papa iyo wabashije kubona undi muntu wita nka papa akakwitaho akagukorera buri kimwe nyuma y'imyaka umaze kurangiza segonderi umwana amaze hahandi umuntu aba yaciye akenge ntabwo kuba wamenya ngo umubyeyi wawe ni runaka keretse iyo yafashwe nabi kuba wamenya ngo umubyeyi wawe ni runaka ntabwo bigutera igikomere nk'abamana umwana uba warafashwe nabi isi abayeho neza akamenya ko ise yarabayeho neza n'abavandimwe we akaba yarabayeho nabi ariko muntu nawe ubyara umwana
ukamenya ngo ufite umwana ahantu runaka, ntuzi uko yiriwe, ntuzi uko yiga, ntuzi uko yambara, nawe uzadutinza ku rubanza. Noneho ugasanga umwana amaze kwiga, arakuze, abonye akazi keza, utangiye kuza ngo uri papa sha. Gusa ubundi uri papa cyangwa papa si wa undi wamureze. Ubundi reka nkubwire papa sisi, imyaka mfite nibitseho maze kubona ko papa ari icyo aba yaragukoreye. Papa ni, urabona papa utinjira, ubundi papa utinjira ngo ubone abana hari icyo bahindutsemo bumve bishimye. Papa utinjira ni umugati, papa utinjira ni ikintu runaka. Papa ni inshingano, nicyo nabashije kubona. Mama ni uburere, papa ni inshingano. Ibyo bintu mubimenye gutyo, bantu barera, abantu babyara. Mugore byara uzi kuzarira kuko ushinzwe kurera. Papa byara uzi kuzakora inshingano kuko inshingano ni izawe. None ko hari abagabo nanone bigira nk'abantu ntibindeba, abo ngabo ugasanga inshingano zose ari kuzihunza, ari kuzihungusha. Abo bazadutinza ku rubanza. Nibo nahoze nkubwira bazadutinza ku rubanza. Noneho bazasige bazimije amatara. Ni ukuri bazasige bayazimije kuko abantu nk'abo bazadutinza ku rubanza. None se hari ibikomere abana bahura nabyo, ugasanga nyine akuriye mu muryango, azi ko ari iwabo, ageze muri interna, batangiye kumubwira ati nyamara hari hano si iwanyu. Noneho yareba n'uburyo bamufata, wenda bari kubapakingira ibikoresho byo kujyana ku ishuri, uburyo hari uwo bahaye wenda registre, undi bakamuha ikayi isanzwe, uburyo mbese batangiye ameze nk'aho ari guhumuka. Noneho n'aba bantu bo ku ruhande bakajya bamwongorera, abo bantu bo ku ruhande nabo niba nyamara si iwanyu. Noneho nawe ugatangira gusa nk'uhumuka, akabona koko aho hantu yabaye ntabwo ari iwabo n'iki. Ugasanga nyine ibyo bikomere bitangiye kumugiraho ingaruka, bigiye gutuma ubuzima bwe bumera nk'ububihirwa. Ugasanga niba ari wa mwana ukunda gukora imirimo yibwirije, atangiye kudakora. Ugasanga nyine atangiye nko kwigunga cyangwa atangiye nko kwivumbura. Ugasanga hari imico imwe n'imwe. Ubundi hari igihe cyiza cyo kubwira ko umwana ahantu aba atari iwabo. Birashoboka ko umwana ashaka kurererwa ahantu hatari iwabo kubw'impamvu zigiye zitandukanye. Kuko hari igihugu ureba ukavuga uti, umugore akavuga ati nivuga ko atari papa we, ukundi ubwo ngubwo ujya kubwira umuntu ko yari papa utabizi cyangwa ubizi. Ujya kubwira umwana cyangwa ujya kubwira umugabo ko mwabyaranye, yaguteye inda, ubizi cyangwa utabizi. Ububizi ubuse, ariko hari abantu batamenya ngo umuntu wabateye inda, ariko abo ngabo akaba azi ngo abantu babiri indangamirwa. Yararyamanye n'abantu batandukanye mu gihe cya operation, aho ngaho no guhita ushaka umuntu ufite uburyo akaba ari ushyiraho, ugahita umushyiraho. Noneho rero hari n'ukuntu uba utabizi bitewe n'uko nyine abo bantu muba mwararyamanye mu gihe kimwe. Hari abantu babasha ntibabikora mu gihe gitandukanye n'abantu batandukanye. Noneho ukavuga uti, bose ukavuga ko ari papa wabo. Uvuga uti Eric w'ikinyinya ni papa wa Aline, Patrick w'igikondo ni papa wa Aline. Patrick na Eric ntibaziranye, ariko kubera ko ubona utazi nyine ariko ari muri abo babiri, ukabita. Noneho ukabitirira ko ari uwe. Uko umwana agenda akura nawe ukareba ukabona ureba uwo basa, ugahita uvuga uti uyu mwana ni uwa runaka. Uko byagenda kose uyu mwana ni uwa runaka, reka byibuze mukure kuri runaka hakiri kare. Aho nta wakurenganya, utazi byari. Noneho ariko hari ukuntu uba ubizi neza ko watagetinze Eric na Patrick, umwana bose bakohereza indezo, undi yishyura ishuri, bose ugasanga baramurera bishyuye ibyo bariye. None se ubwo ngubwo ababyemera kubera ko abatara nyine kubikora mwarabikoze, ariko nanone uba waramutuburiye. Nyine buri ikibi ni uko yageza mu myaka 2-3 kivuga ngo no, ariko niba utabizi ntawe byaragutunguye ukabona uratwite kandi uzi neza ko Eric nase nyuma uzasubira inyuma ukabwira wawe ndati nyamara nasanze kwaje kwa Frank. Ni wowe uzi ibyo uzabeshya, ni nawe uzi ibyo uzakora. None wowe ariko icyiza wowe nazagutinza mu rubanza.
wowe ashaka kuvuga ati nageze aho nisubiraho ati ndihana kandi Imana yarambabariye wenda ukagenda ukabwira n'undi ni ukuri buriya ni ubwo abantu twanga ukuri ariko ukuri kuba kwiza nshobora kukubwiza ukuri ko impamvu nakubwiye ko umwana ari uwawe ari uko nta rindi shuwa yuko atari uwawe nashoboraga kuba namuha runaka bigasanga si uwe noneho nkakubwiza ukuri wenda byaba ngombwa nkakwishyura niba mfite ubushobozi niba ntafite ubushobozi tukabihwanyirizamo ariko nkawukuraho uwo muzigo ikibazo rero abantu b'inyangamugayo nibo bake arabareka biravuna kuba inyangamugayo arabareka bombi umwe akajya yohereza n'undi akohereza undi akohereza n'undi akohereza ugasanga ni hahandi nyine bigiye gukomeretsa umwana amaze gukura atangiye kumenya noneho sasa uwo mwana nyine niwe twari turiho uwo mwana iyo arezwe mu muryango avuga ati ni papa na papa azi ngo nunga niho hantu haba igikomere ariko umwana iyo yaje abizi ingenzi abagabo benshi bareze abana batari ababo kandi babizi nko kuba washaka umuntu ufite abana cyangwa ufite inda cyangwa atwite wenda mwakundanaga yenda bazi ariko nabyo bisaba umugabo w'imfura abagabo b'imfura rwose umugabo nk'uwo gutwara azi gutwita indi itariye ashaka akakurera n'indi itariye noneho rero buriya kubana n'umuntu ufite undi mwana umugabo agomba gutekereza ko se w'uwo mwana ajya agaruka uwo mugabo uzihangana ko azagaruka biroroshye kumwizera ugatekereza ntabwo byoroshye nyine niyo mpamvu mubwira ngo abantu barera abana batari ababo babizi abantu barera abana b'abagore babo Imana ijye ibaha umugisha kandi bari kwihangana hari abandi nzi byanze uvuga urumva umutipe yari mu Rwanda noneho umugore we ari mu bihugu by'amahanga urumva madamu yaraje bakora igikwe nyuma asubirayo noneho asubiyeyo asanga ntabwo umugabo yamuteye inda ariko madamu akaba afite undi muntu aho ngaho basanzwe bikundanira kwa kundi abana bafite ababesto n'iki bakoze ibintu bivamo umwana bivuyemo umwana umugore ahita apanga kugaruka i Kigali kugira ngo akore iki kugira ngo nyine aze kwiteza inda urumva iyo nda se kandi yagiyemo yari afite inda ariko ya besto we umugabo ari mu Rwanda uravuga igihe urumva yaraje bakora ubukwe aragenda adatwite ageze iriya nyine kwa kundi ufite abantu bawe ba hafi bakora ibintu havamo umwana ati ibi ntabyo iri foko nzajya mu Rwanda urumva gushaka gutangira gutegura ukuntu azagaruka mu Rwanda kugira ngo yiteze inda mbere y'amezi 3 urumva inda nyine itaragaragara neza abaraje mu Rwanda n'iki arangije nyine yiteza inda kuri sheri we urumva yaje ayifite yazanye tekawe arangije abahakubise nka desimene atangira gucira n'iki yari yawubaze ukuntu banaremba atangira nyine aripimisha abwira sheri we ko yatwise umugabo nyine arabyumva babaga bari ukuntu badatinda ku bintu byinshi biba bintu byo kuba abagabo badatinda ku bintu byinshi bajye babyigaho umugabo nese ko ariko Imana yabaremye ubwo turi abantu bagira utudetaye twishaka abagabo areba nyine kiri principal nangije umugore asubiyeyo nyine urumva bakomezanya urugendo rwo gutwita akajya amuvugisha kuri voice ubundi kuri video call mbese koraho wa wundi ariko wo hanze ntabwo yarabizwe yateye inda arabizi baranapanganye umugambi amubwira ati foko ugenda nyine kugira ngo duhishe icyo ubundi ubwo nibwo bugambanye amaze gusubirayo nyine bakajya bavugana agasanga nyine aratwitse bakavugana iby'umwana mbese ibintu byose urugendo rw'amezi ruragera ariko abyara mbere y'igihe urumva kubera iki yanda yazanye muri tekawe urumva iyo ubyaye mbere y'igihe uba ugomba gushyira umwana muri kuveze n'iki kuko nyine ngo umwana atari yuzuye kandi mu by'ukuri umwana yari yuzuye wese amezi 9 yari yarageze umugore ikintu yakoze yahise akuraho telefone akajya noneho asubiza kuri message gusa akangaza video n'iki kugira ngo urumva umwana iyo wabyaye akana katuzuye hari ahantu babashyira muri neo n'iki akajya nyine amubwira ndarushye sheri akamwandikira message mbese yaba yagize nk'umukopine wamusuye umugabo yahamagara akaba ari amuvugisha kugira ngo bwatararushye ntameze neza kwiyakira byaranze abagore bamapanze umva umutipe umugore yagupangiye
aramupanga gutyo. Ni iki noneho ikintu cyaje kubaho nyuma nyine urumva deja yari yaravuye no mu bitaro kuko nta kibazo kindi yigeze agira, ariko akabeshya umugabo ko bakiri muri neo. Ni iki noneho arangije umugabo yohereza umushuti we w'umudamu igenda ujye kubansurira ndebere madamu namuze kuri telefone, ntashyiraho video, mana we niba akeneye n'umupsikologe basi umufashe n'iki bintu nk'ibyo yiyakira. Arangije agiye kumureba bwa mbere nyine amukominika kugira ajye kumureba kwa muganga, undi amubwira ati twaraye dutashye, ati ntacyo nzaza. Ageze iwe asanga ni kwa kundi ubona ko abantu aho hantu bahamenyereye batavuye kwa muganga uwo munsi, abona n'ibiki. Icyo gihe ashyiraho na video avugana n'umugabo nyine yaje kurebera umwana, arababereka n'iki birarangira. Ariko wa mushuti we ataha yarumaritse ko hari ikintu kitari nyacyo. Noneho arangije ako ntiyabitsindaho, yanga kwivanga mu bibazo by'abandi. Umugabo yaje kubona ibyangombwa rero ajya hanze kubana n'umugore we. Ikintu cyaje kubaho kibabaje ni ukuntu bamaze kubana n'iki, wa mupapa wa mwana wa mubestusha yatangiye kugeza mu rugo. Urumva iyo ukigera muri ariya mahanga ntago uba utaratangira gukora, utaramenya ibiki n'ibiki. Urumva niwe wasigaranaga umwana, nyine yarishimye ko ari umwana we. Papa w'umwana wa nyawe atangira kujyaza agakomanga, narinje kureba umwana. Umugabo ibintu biramucanga, usuza kureba umwana gute utatumenyesheje n'iki. Arangije umva uwo mutipa arabajena byatari, biba ngombwa ko umugore agera akamubwiza ukuri. Ngira ati rero uyu mwana ntabwo ari uwawe, ni uwa kanaka. Umugabo urumva kubera na situation arimo, nta byangombwa arabona, nta kazi arabona, nta kinyine, aracyari muri icyo gihirahiro, arihangana arabyemera. Ariko aranavuga nta n'impamvu yo kudivorsa, uko mbyakira nyine nkarwana nabyo, nibyo bikomere wenda bikazakira tukazabyara abandi bana. Ariko wa mugabo wabyaranye na mukobwa yarakomeje aramujena, akavuga ngo hari amasaha ngo nshaka kuba ndi kumwe n'umwana wanjye, ibaze mu rugo rwanjye. Uwo mutipe ati nzakore divorce niyahure nisubirire iwacu nkora iki. Urumva nawe wabigira ute? Hari ibintu biba birenze ikirere, namara kwiga ikirere nanjye nkamureka, kuko ako gasuzuguro kaba ari agasuzuguro. Buriya rero abagabo bareka vuba, umugabo arahurwa bararekura, bafata icyemezo. buriya abagore nitwe dutinda kurekura, ariko abagabo bararekura. Nicyo kintu nabonye. Twebwe turihambira, ugasanga wihambiriye ku bintu kubera wenda abana, sosiyete iravuga iki. Bya sosiyete byo ntabwo wabyitaho, kuko buriya sosiyete ivuga ibyo ireba, hari ibyo itareba. Ariko akenshi nyine nabyo babirebaho nyine, ari kureba aho inyungu ziri, ukareba ku bana. Buriya iyo uri kumwe n'umugabo hakazamo ibintu bijyanye n'amakimbirane n'utubazo, ureba ku bana mbere yo kwirebaho, kuko wowe ubona ubundi akenshi iyo urebye ku bana se ko usanga wibagiwe nyine, ugasanga uri kuba muri bwa buzima kugira ngo nibagirwe abana banjye nakwiyibagirwa. Rero ni hahandi nyine uba nk'igitambo, igitambo nyine ukabaho nabi kubera abo bana. none ukabaho ko nawe hari aho ababyeyi bawe baba barabayeho kubera wowe. Ariko si ubwo wabigiramo abantu inama se? Ntabwo nabigiramo abantu inama, uzabishobora azabikora, utazabishobora kuko hari igihe usanga n'uwo mwana wowe atishimiye kubona mama we atanezerewe. Bigeraho ukanezerwa, ukanezerwa ukumva byaje. Iyo umwana ari kumwe na nyina aranezerwa. Ahubwo tugaruke kuri ba bantu abana barerwa mu miryango itari yabo, igihe bagera bakamenya ko ababyeyi atari abo. Icya mbere, umwana ahindura imico, akajya akureba uko atari asanzwe akureba. Niba hari inama mwajyaga ntiyongere kukwikoza, kukwegera ngo yumva kwisanzuyeho, kubona nk'umugambanyi, umuntu utari umunyakuri. Noneho igihe cyiza cyo kubwira umwana ko birashoboka ko ushobora kurera umwana pe, umva uramureze bitewe n'uko umwana iyo umubwiye ko atari uwawe akiri muto, nabyo ntabwo ari byiza. Upfa kuba wowe ubizi, turavuga nk'abamama n'abapapa, ubizi. Ariko umwana iyo amaze kugera mu myaka mikuru, cyangwa yatangiye kubyumva akaza akabikubaza, n'umukuri. Niba umwana akubwiye ati runaka yambwiye gutya na gutya, ariko nanone hari igihe aba atari cyo gihe.
hari nzi nk'umumama urera umwana yari yasanze muri urwo rugo harimo umwana muto aramurera, noneho umwana ageze mu myaka 9 ni urugero mu 8 yajya hanze bakamubwira ati rero yasi mama wawe, umwana akaza muzi ko barunaka bambwiye ngo si mama, ngo uri mama wanjye, ngo kumana ni ibigoryi we, ngo ubu rero bakabona utari mama wanjye, nyina ati bihorere. Mu by'ukuri iyo urebye ubona umwana afitiye umubyeyi afitiye urukundo uwo mwana, n'umwana afitiye urukundo nyine. Uwo mwana ntabwo ari cyo gihe cyiza cyo kumubwira ko utari mama we, ahubwo noneho amaze gukura umaze kumugeza aho ugomba kumugeza, handi ubona ko ubwenge bwe bwaje, uri bumwicaze ukamubwira ikintu akacyumva, kwa kundi ubwira umwana ikintu akacyumva, umuti rero umwana wanjye mbabarire ku byo ngiye kukubwira, ibi n'ibi igihe byagenze gutya, kubw'iyo mpamvu nirinze, kubw'umutekano wawe nirinze ibyo bintu, kuko abana iyo yarangije kumenya ko atavukana n'abandi nyina atangira kubona ibintu bitari byo. Urumva wamuhanaga akumva ko umuhannye kuko uri mama we, none uramuhana avuga ati n'ubundi ntago yambyaye, atangiye kubona niba hari uwo watsirindazi wenda undi ukamuha igice cyangwa iki bitewe n'uko bangana cyane n'ibihari, abone ko wabikoraga kubera ko kuko utari umubyeyi. Ariko uwo mwana wagejeje muri iyo myaka yo kubwirwa ibyo bintu akabyumva, ntago atinda ku bintu, kuko niyo umweretse mama we w'ukuri amufata nka mama we, ariko ukabona urukundo n'ubundi rustirira cyari kuri wa wundi wamureze, uburere burutuvuke niko bajya akavuga ati mama wanjye. Ariko umwana ukiri muto kwihutira kumubwira ngo si mama wawe, undi mubyeyi nzi yatandukanye n'umugabo, umwana amusigira umugabo, maze kumusigira umugabo aza kugira gutya arashaka, noneho umwana iyo bibaye ngombwa ko ajya kwa nyina aravuga ngo nikumburiye mama wanjye, ngo wikumbura uriye, ngo ntabwo ari mama wawe, ngo mama wawe ni njyewe, ngo ujye ukumbura njyewe, ngo ntugakumbura uriye, ngo ntanabanze. Yaragiye abwira nyina ati burya babandi barambwiye ngo nturi mama wanjye, ntanabanze sinzasubiraho. Ari ukuntu ubwira umwana ikintu ukibwira ko uri kumwikundishwa kandi uri kumwikuraho, ugatumwa kwanga kuko wamubwiye ibintu adashaka kumva, unabimubwira mu gihe kitari nyacyo. Ariko rubanda abantu bose batinyuka kuvugisha ukuri, Imana izabaho umugisha, kuko nta rubanza ntabwo bazadutinza ku rubanza, kuko buri muntu urubanza ruzaba rukaze sizi. Hari ibintu bizadutinzaho, nk'ubu nshaka kubanza ikintu kizantinza ku rubanza, abandi bavuga ngo yavuyeho natwe tukajyaho, nawe ukaba ukizi, ariko hari ibintu biba bigaragara ko bizadutinza ku rubanza, nk'icyo kintu cyo kubwira umugabo ko umwana atari uwe, kandi kumubwira ngo umwana ni uwawe, akamurera akiri muto, akarera inda igakura, akayibyara kuri akuntu nabonye abagabo iyo uri ku nda aba yahangayitse, ukamuhangayikisha ku maraso ataraye, ari amaraso ya Eric, kuvunikira ahantu udakenewe, ukamuhangayikisha umugabo akahangayika. Ariko Mana nyagasani, abagabo baranihangana we, ibibazo nk'abagore ngenzi ko umugore umubwiye ngo uyu mwana si wowe nuko bitabaho, yahita akubwira ati guma n'ibyawe. Ni abagore reka guma n'ibyawe, kuko abagore kurera umwana utari uwawe ni bake cyane, ni bake cyane. Ariko ngewe umwana abizi ko ntari nyina, azi ko ntari nyina, bakamumpa ngo nimurere, ariko byibuze ko akiri gatoya se, yo kakiri gato nakarira nkagakunda, kuko umwana ukiri muto umufata nk'abawe akabyumva, nta mico yindi aba afite, nta mico yindi aba afite nabwo, kandi utari bumujyane hirya ngo ujye umubwira kwa kundi ngo wamujyanye mu mafamiye y'iwabo. Ubundi iyo rero uwo mwana utari uwawe wirinda kumujyana mu mafamiye menshi, nyine akagira ahantu abarizwa, aho umukeneye akaza kumureba, kuko impamvu iyo baratumye murera ni uko nyina aba yaramuguhaye. Niba ngewe umugabo wanjye amubyaranye, umugore akaza ati akira umwana wawe, aho ngaho rwose akiri muto bagize neza, ariko umwana mukuru aragora kurera, biragoye. buriya ababyeyi barera abana bakuru b'abagabo nabo baba baragowe, ariko Rwanda hari ababyeyi Imana izaha umugisha. Hari famiye nzi umwana yakuze rwose arinda ab'umugabo batanabizi ko ari uwabo, ko atari uwabo, nawe arakura arinda ab'umugabo atabizi. Umuntu umwe aza kubivuga nyine abimenya akuze, yarabaye yaranawubatse, n'ubundi akomeza ahafata nk'iwabo, nyine asa n'ubabayemo akuntu, ariko birangira n'ubundi
abaye avuze ati uyu ni mama yarandeze, noneho ibyago bye n'abo babyeyi be ntibari bakiriho, ari uwo mugabo w'urwo rugo ntiyari ariho, uwo muntu wabimubwiye wari uje kumugira imfubyi nawe yaramuhemukiye. hari amakuru ubundi baba atari ngombwa kubwira umuntu igihe cyayo cyaranarenze. hagati aho ngaho rero imvune z'abagabo ku nda nazo zirahari pe nyinshi, kuko umugabo uretse ubundi se iyo ufite umugabo ugatwita ufite umugabo ukabyara ufite umugabo, imvune z'umugore ni igise no kurera, ariko inshingano ni nyinshi nazo ku bagabo. niyo mpamvu n'abagabo baravunika. oya kuvunika byo baravunika, umugabo wubaha inshingano ze aravunika. Imana ijye umuha umugisha rwose, izanamuhe n'ijuru, kuko umugabo ijye imwagura imuteze imbere, imwagure imuteze imbere, yaguke abone ibyo yihera famiye ye n'abamugana bose. ariko umugabo nanone utita ku nshingano, rubanda nawe yisubireho, kuko ntabwo ari byiza. yisubireho pe, yisubireho. hari n'ababyeyi ariko batita ku nshingano zabo, abamama tuzabavugaho byo, n'abamama batita ku bana, ugasanga umumama rwose afite abana ariko shumafu byariye, yanyweye, yambaye cyangwa yakoze iki, ukaba uzi ngo kurera umwana ni ukumuha ibyo akeneye. ntabwo kurera umwana ari ukumuha ibyo akeneye, kurera umwana ni ukumwitaho, ukamenya imikurire ye, ibye byose ukamuha uburere, hahandi utazajyana n'umwana ugasanga watanze ubushobozi ariko nta burere. mwakoze rero ku biganiro byiza tugiranye, byari byiza, byari biryoshye. ariko abamama ntibankubite, abamama babeshya abantu ko bafite bisubireho ntibantuke, ntibavuge ngo uriya mumama oya, twaganiraga twungurana n'ibitekerezo, kandi namwe mwadukurikiye kugeza ikiganiro kirangiye. Imana ibaha umugisha, nakagaruka.